yicara muri bisi iri Nyabugogo uri kumva icyo nshaka kuvuga ahunze imbeho agasinziriramo nta mugenzi n'umurimo akaza gukanguka yagiye muri bisi saa 8 z'ijoro agakanguka nk'izindi saa 10 z'igitondo ku manywa ari hehe ari nka za Nyamasheke yo kuri cyangwa arabyumva arabyihorera ariko ikigabo kiravuze kiti urakoze cyane kuzana umwana nkuriya ati uriya mwana neza ameze nk'ubari bari gushaka bigaragara ko bano banatarabagira neza murano bano umuntu akugirira neza ntacyo mupfana Juvuga atari ni umukozi wayo ni umukozi w'Imana cyase numugira neza ariko nanone wongera ucenga uvuga ati ubundi uyu muntu ni muntu cyongirira mu watanze ariko vipize ku mugani wanyu akana karabumva umugabo ati karakana neza kameze nk'umwe bashakaga bivuze hehe yahise akazana hakunino akazana kuri polisi byibura karangishirize akana ngo nawe ukavuga ikinyanyu muba nanga ninaha mbese usanga nta leta nimwe yifuza ko abana bakomeza kuba mu bigo nk'abiriye birira abana gusoya buri mwana mbega abe mu muryango bashaka abantu bamurera umwana makuru igisotse kirebwa na miliyoni 10 gisomwa na miliyoni 15 muri Karikuta ati twaramamaje turakurangisha muri icyo kinyamakuru mbega ni nk'agasobanuye ati twaramamaje urabiza gasobanuye nsoye filime irebwa na miliyoni ntazi nanjye ubwanje umubare kuko zigera no hanze y'igihugu hirya no hino ati twarakwamamaje hirya no mu kinyamakuru gisomwa na miliyoni 15 mbega niko kwamaza inama gasobanuye ubuzi kuri burebwe n'ingeri nyinshi urabizi uno mujyi wacu kari kuturimo miliyoni nyinshi cyane ariko nta muntu umwe yigeze dusubiza ngo atubwire wenda ngo warabuze ateregaho n'urukane kure cyane umva mwana nta muntu umwe yigeze dusubiza atubwira ko akuzi none se mama wanjye nawe ntago yabasubije oya kumbuye umwana disi abantu bagiye kumurangishiriza mu binyamakuru kumbe mama we nta nubwo azi gusoma kuko n'umwana ntiyize wumvishe niyo mpamvu burya nujya kurangisha ikintu cyangwa kwamaza ugera mu ngeri nyinshi kuko nko mugasobanuye n'abatarize barakareba ariko musinzi ukuntu mujya kwamaza mukagarukira ahantu hamwe gusa mwazanye inote tukarya ariko twakuboneye ahantu waba muri Australia hari umuryango ushaka kugufasha muri Australia Australia uzahiba reka ahubwo se reka makwereke umwana ngureho umuraro ku muhanda kuza umubwira ibya Australia babaza ingangi ahantu iri munsi y'ibiraro cyangwa ushaka kukurera umugabo n'umugore umwana mukamuha ifoto y'uwo mugabo n'umugore bashobora kuba bamureba bakamubera nka papa na mama ifoto kamara igihe nawe ayigaho ayitekereza akavuga ati se uko bano bantu bambera nka papa ndibwe kindi babareranye kimwe cyari cyarakubiswe kimeze nka pifura kiri umwana cyangwa mukadafu kiri hano What's that course again? Harya shanga ugiye kwiga ayo masomo iyo buruse wabonye mbwira musaza Hotel management. Ati mukuru we Gudu yaje gupfa wa munsi batandukanaga muri ryajoro mukuru amubwira ati ndaje ngusange hano mukuru we ngo nibwo yaje gupfa agonzwe na gari ya moshi wa munsi mukuru amubwira ati ndaje ngurebe muvandimwe buryamye hano burya mukuru we Gudu gari ya moshi yisi mugonga disi burya nta rugo yari no kumutegereza kamubura ati mama wa Saru ariwe bitaga Kamura ati nago yigeze muri byiringiro yakomeje ategereje ko umwana we azagaruka kamusanga mu rugo ndetse nta nubwo yigeze yimuka mu rugo kuko yaravuga ati nimuka mu rugo umwana wanjye azagarukira zambura wumvisha ababyeyi kuntu bagira ikizere mama yakomeje gutura hahandi ati mama yakomeje rwose kumva uburyo yarabuze umwana we